kandi Imana iha umugisha umujakazi wayo utubwirije ijambo ryiza naryo riri mu ntego y'icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Amen. Imana yacu ibiseriye cyane. Iri jambo ntabwo ndi kubyumva neza, niba twese turi kubyumva kimwe. Turabyumva. Umurongo wa 27 murawumvise? Uravuze ngo uko abariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli nanjye nzabaha umugisha. Amen. Muri kubyumva objectif y'aya masengesho ibyo turimo n'ibyo sibyo byabibonye. Amen. Haleluya. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga cyane, nituyiringira ntabwo izadukoza isoni. Amen. Imana yitegereje gusenga kwacu ikabiha agaciro ikaduha umugizi. Haleluya. Uganyera twamagambo akomeye Imana yamamara. Mbese ntabwo nabo uko mbivuga, ariko Imana ni umukozi w'umuhanga kandi yitegereza aho abantu batareba, yo irahamurika. Amen. Iratumurikishiriza mu maso hayo. None se ugira ngo hari ukundi? Imana ishimwe, ibi turi kuvugana n'ibintu by'imbaraga cyane, iratugaburiye. Amen. Ndetse majeri Imana imuha umugisha yambwiye mu gitondo ubwo twari tuzindukiye hahandi tuziranyeho ngo Imana iraduhereza imbaraga kandi iratugaburira bundi bushyashya. Rero Imana iritamuruye, ni ukuri ihabwa icyubahiro. Njyewe rero ndashaka kugenda, ndasubiye mu kazi, poze yanjye irarangiye, ariko nagiraga ngo n'ubundi duhereze Bishop umwanya nawe ari bubabwire ibyo byose ubwo kamera iriho, nanjye nzabyumva, nzabitega amatwi. Ariko uko bimeze Imana ni umukozi w'umuhanga. Ejo naraguhamagaye ndakubwira ngo iyo umuntu yahuye n'ibibazo, iyo ubabaye urasenga, waba wishimye ukaririmba. Rero niyo mpamvu Imana ivuze ngo abantu bakiriye amahoro, reka umujakazi aradusengeye. Ndatekereza nta mahoro wari ufite, ntayo wari ufite. Buriya kugira ngo ukomere, uretse gukomerera muri Yesu nta handi. Rero ayo mahoro nawe dukomeze tuyasangire. Haleluya. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Mu buryo bw'umwuka turi kumwe pe, turi kumwe. Wenda ntabyo dufite mu ntoki, ariko dufite Imana iruta ibintu byose, iruta kamiliyoni. Ngo Mama Gisa niwe utubwiye ngo yakiriye ibintu bikomeye ngo biruta kamiliyoni. Amafaranga, ahatari amafaranga hari amahoro Yesu aduhaye, hari umugisha aduhaye, hari ukutumurikishiriza mu maso, hari imyenda yatwambitse. Yakumva nta kimana itakoze. Yumvise gusenga kwacu kare, mbese Imana ibihererwa icyubahiro. Mumfashe tuyiramburire. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Yes. Rero nge ndikumva n'ubundi mushumba yansengera nkagenda nkajya gutunganya na kariya kazi, poze yanjye nyine irarangiye. Ariko icyo nzi cyo umwanya usigaye ni wa Bishop aratubwirizaho nyine, nawe atubwira uko ari kwiyumva. Icyo nuko Yesu nyine hari itekera dufitiye, abicishije muri we. Mwansengera rero nanjye nkasimbuka kujya kureba bari abantu, iyo ni umurimo tuzahemberwa. Murakoze cyane. Hanyuma Yesu nashimwe. Mbashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Umwami wacu ni yamamare cyane. Imbere y'uko dusenga, reka mbabwire aka kantu. Ni ukuri ndafashijwe kandi Imana nibampera umugisha mwinshi. Mama Gisa, Imana imuha umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Ni ukuri nta mahoro nari mfite, kuko mfushije mama wanjye umbyara ejo bundi, umusibe ejo hahise. Hanyuma baranamushinguye, ariko ku by'ukuri nshimiye Imana data wa twese. Umuririmbyi yaravuze ngo irareba ntiyerekwa. Nta mahoro nari mfite. Sinzi nimugoroba umuntu twavuganye ari hanze, hanyuma ambwira amagambo akomeye, nahise nturikandarira. Nari nicaye mu modoka ndi kuza, mfatwa n'ikiniga gukomeza kuvuga birananira.
bitewe n'impamvu urumva umudamu wanje yarapfuye 2015 hanyuma asiga abana abasize nanje ubwo mba ndahunze igihugu nanje ndabasiga babura ababyeyi bombi babura nyina babura nase bimaze kugenda gutyo ubwo none n'uwitwa umubyeyi wabo ari we nyirakuru yarabitayeho nawe aciyeho aragiye nakuruye rero ukuntu icyo gihe maze kuba ntahari na mama w'abana atakihari uburyo umwana mutoya yagwaye icyo bita toroma kubera kubura iyo se na nyina bagiye barampamagara saa 9 za nijoro umwana ari kurira biteye ubwoba ahamagara papa yabaye papa ubwo bakampamagara ayumva ijwi ryanjye akabona gutuza ndi muri iki gihugu ibyo rero byose nabikuruye ntekereza ubuzima abo bana bahuye nabwo kugerana na magingaya numva ni ibintu bikomeye cyane rero nta mahoro nari mfite buriya Imana ni nziza nukuri dushimiye Imana cyane kuko itanze ijambo ry'ihumure hanyuma rero nijoro ngira ngo nageze inaha i Rubavu cyangwa se i Gisenyi nko mu masaa 7 za nijoro urumva ntabwo byari byoroshe hanyuma turashimiye batwakiriye neza turarya turanywa ibintu bigenda neza hanyuma nasenze imbere yo kuryama hanyuma ndaryama icyanejeje ni kimwe nagize iyerekwa muri make nagiye kubona mbona mu rukerera rwa mu gitondo mbona ngo ndi mu materaniro ahantu hanyuma nabonaga ari iteraniro rinini cyane kandi ryarimo abantu benshi ntabwo niyumvishaga ko twari bakeya gutya nabona turi benshi cyane hanyuma ngo mbona ndi gukamera ukunyene ndi gukamera ni nako byagenze ngo mbona muri iryo teraniro ndi gukamera ndi gufata video hanyuma ngo nabona hari n'abandi banyamakuru benshi mu banyamakuru wone bashije kumenya mu banyamakuru bari bahari yari Brezil wazaburisha yego hanyuma nawe ngo mbona arimwo gukamera bya mbere ibintu byiza cyane ngo cyari giterane kinini ngo mbona ndanezerewe ndishimye rero abo twatangiranye nabibabwiye ni ibintu bikomeye cyane Imana rero bigaragara ko iri aha hantu kandi ntabwo turi bakeya turi mu iteraniro rinini kuko hari abandi tutari kureba batari kugaragara ariko bari kumwe natwe hari ingabo z'ijuru Yesu nashimwe cyane hari ingabo z'ijuru rero ziri aha hantu kandi ku by'ukuri n'abanyamakuru barahari mu ijuru rero naho bari gukamera bari kureba ibiri kubera aha hantu hanyuma muranyemerera rero dusengere umukozi w'Imana asubire mu kazi murumva ko pause yarangiye akazi nako ni keza Paulo yaravuze ngo udakora ntakarye asubire mu kazi ariko mwumve ko mfashijwe cyane kandi nshimye Imana yabanye nanjye no mu rugendo nihabwa icyubahiro cyane reka dusenge Mana mu izina rya Yesu uruwera wa Isiraheli Imana ikomeye Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo uri intare yo mu muryango wa Yuda uri gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi uri Alpha na Omega uri tangiriro ukaba n'iherezo uri wa mbere kandi uri wa nyuma nta muntu wakubanjirije nta n'uwaguherukira uri Imana yihagije uragakinga k'amakuba kacu uri byiringiro by'abakwizeye mu izina rya Yesu uri Imana idakoze isoni uri Imana ishoboye ibintu byose ntabwo ushoboye kimwe uri data ntabwo uri data wacu uri Imana yacu bwite natwe turi urubyaro rwawe turi abana bawe ntituri bibyarirano
turagushimiye amasaha nk'aya turasengeye umujyakazi agiye gusubira mu kazi. Mana ugendane nawe kandi umuhe umugisha rwose. Turagushimiye kukuyeho imbogamizi zose. Turagushimye kukuye birantega mu nzira. Turagushimye kubanye nawe. Turagushimye kumuhaye umugisha, umuhaye kubaka ndetse amazu arenze imwe. Birumvikana ko ari umugisha ukomeye. Waguye imbago nk'uko wazaguriye Yabesi. Ibyo nubihererwa icyubahiro. Ngaho komeza kumuha umugisha, ngaho komeza kumubambira amahema yo kumugota, ngaho komeza umubere byose muri byose, ngaho komeza umubere Imana nawe akubera umwana. Urakoze Mwami Yesu, kandi natwe dusigaye ukomeze kubana natwe. Turinde mu majya no mu maza, turinde ikibi cyose. Dusengeye ingo n'imiryango yacu, dusengeye abahungu bacu n'abakobwa bacu, dusengeye abari kure n'abari hafi, dusengeye abatwumva n'abatatwumva, n'abadukurikiye kuri Narada TV nabo turabasengeye Imana Data wa twese. Ndetse duhamagaye n'Umwuka Wera mu izina rya Yesu ngo ubane n'abantu bawe, kandi abari muri Afurika ndetse n'abari hirya ya Afurika ku migabane itandukanye, umugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya, uwa Amerika n'uw'Uburayi. Mana bose turabasengeye ngo bakomeze kugubwa neza, kandi amahoro y'Umwami wacu akomeze kubana nabo. Turasengeye abashoferi bari mu mihanda, turasengeye abarwariye mu bitaro. Mana ukureho impanuka, uhagarike impfu zitandukanye mu izina rya Yesu. Kandi umubyeyi wanjye nawe ukomeze kumuha iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro. Ntabwo nshidikanya ko yagukoreye, ndabizi neza ko ari mu bwami, ndabizi neza ko yagiye kudutegurira, ndabizi neza ko amaso yanjye azongera kumureba. Mana turagushimye, urakoze ko ariko wabikunze, kandi urakoze ko ariko wabyemeye. Nasomye Yesaya ibice 14 umurongo wa 24. Iri jambo ryarambwiye ngo nukuri Uwiteka Imana arirahiriye ati uko nabitekereje niko bizasohora. Aravuga ngo kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Turagushimiye ko ibyo ugambirira ubisohoza. Turagushimiye ko umuteguro wawe ari mwiza. Uri Imana idakangwa na karabaye, kandi ntukangwa na biracitse. Iyo uvuze byose biraba, kandi wategeka bigakomera. Ngaho nukomeze guhabwa icubahiro. Urakoze urakarama, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Nezezwa n'Imana mu mutima wanje kuba turi imbere yawe, kuba tukibasha kwasamisha kanwa tukakuvuga. Turagushimye ko twebwe tukiri bazima kandi abenshi bapfuye. Turagushimye ko twebwe tuvuga kandi abandi ari biragi. Ntacyo twatanze ahubwo n'ubuntu bugeretse ku bundi watugiriye. Ibyo byose nubihererwa icubahiro. Ngaho rero komeza kubana natwe, ngaho komeza utubere Imana, ngaho komeza utwiteho cyane, ngaho komeza uturengere mu izina rya Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu. Uri Imana idatetereza, uri Imana idakoze isoni, uri umugira neza Yesu, kandi uri nteturuye. Abakwiringiye bose nta numwe azakorwa n'isoni. Urakoze Mwami Yesu, kandi urubyaro rw'abagukoreye ntabwo ruzasabiriza. Urakoze Mwami Yesu. Turagushimye ko ijambo ryawe ari ububasha, turagushimye ko ijambo ryawe ari ukuri. Ijambo ryarambwiye ngo urubyaro rw'abakiranutsi ruzagubwa neza, kandi ngo ntiruzasabiriza, kandi ingororano z'abagukoreye n'abakubashe n'ubugingo n'icubahiro n'ubukire, n'ubukire n'icubahiro ndetse n'ubugingo. Urakoze Mwami Yesu. Ngaho rero komeza kubana natwe. Turagushimye kandi turakwiringiye, kandi tugufite nitwifuza undi murengezi. Uri Imana yacu bwite, kandi uraduhagije. Kuba muri Yesu biramaze. Urakoze ko hari icyo ukoze, kandi urakoze ko ijuru ritabaye. Ganza kandi ukoresha itegeko muri byose. Amashimwe n'icubahiro bihabwe wewe mu izina ry'Umwami wacu Yesu dusenze kandi twizeye. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Amen.